Alice ariko yanitabiriye Miss Rwanda. Byagenze bite? Bamukuye. Ninde wagukubise nose muri bose? Jory. Njye numva abantu bavuga ngo Jory ngatangano. None natayitanga se kari akazi kinye niyo mbabaye. Iyo mbabaye iyo mfite umujinya. Iyo ndakaye. Nkunda kurya sosiso. People nizere ko mumeze neza cyane aho muri mudukurikirana mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi yawe TV tugarutse muri stories zitandukanye wakoze cyane kuba natwe no kuduhita mubutse ko dufite kandi website kugezaho amakuru y'ingenzi abavugwa hirya no hino ku isi dutuye na handi bwo mukosanga ndetse kuri yawe tv.com niyo website kintu cyambe namakuru muri isure hanyuma mwashe kumenya isiba yerekeza umunsi turi kumwe n'umwari mwiza cyane cyo kuba tuganira azi kuba umenya story yose ko imeze neza. Meze neza cyane. Amahoro. Yego. Ko itonze cyane. Oya. Turimo gusinzira ku manywa. Oya. Turimo gusinzira utariye. No. Okay, ni sawa cyane tugwaye ikaze kuri yawe TV. Ya murakoze. Wakibwira abadukurikiranye. Murakoze. Amazina ni Karigirwa Alice. Alice. Yego. Meze neza Alice. Meze neza cyane. Karigirwa uragakunda? Ndarikunda. Urarikunda? Bagira ngo wenda ko Kinyarwanda kenshi yuzi ko usanga umuntu afite izina ry'Ikinyarwanda ariko adakunda. Wapi? Genda rikunda. Alice umeze neza? Ndakomeye. Twishimiye kukwakira hano kuri yawe TV. Alice ni muntu ki? Alice. Alice ni umuntu usanzwe. Yego. Yego. Alice ni yageze mikoro tubwire. Alice ni umuntu usanzwe. Yego. Umuntu ukunda kwisekera nyine. Nkunda kwisekera. Nkunda kwisekera. Nta mutima mu Alice yigirira. Nawe rwose. Asugo ni umuntu usanzwe wabivuze ni si bateri ni singo searching ni singo wabishimye afite umukunzi n'ibyo nawe wakeneye. Afite imyaka ingahe? Ya Alice afite 21. Yego. Afite 21. Nasoje kwiga mu mwaka ushize. Yego. Ya mfite ababyeyi bose mu rugo ni Nyagatare. Yego. Gusa nkunze kuba ndi nanga i Kigali ibintu bijyanye na searching buri wese abizi. Yego. Yego. Hanyuma icy'umukunzi? Cy'umukunzi? Umukunzi se. Yikutangira. Umukunzi arahari? Umukunzi arahari. Cyane. Okay. Yitwa? Ni benshi cyane kuvuga umwe byakuvuna. Ikereka tukirenge. Ariko umuntu afite nka batanu akabatse nimvuga umwe koko. Wa wundi wese nari wagendeyemo nawe wabihombeyemo. Bikagenda gutyo. Nawe nubwo buryo. Oya. Wenda kereka wenda umuntu abanje gusaba permission nagari byiza kuvuga umuntu utanamubajije. Yego. Nawe mu burenganzira nzaza mbivuga. Okay, praise sana. Alice ariko yanitabiriye Miss Rwanda. Byagenze bite? Bamukuye. Oye na Jory. Byagenze bite se? Tangira story yose ugira igitekerezo cyo kujyamo ni ndabiguhaye na ababyeyi babikubwiye. Na abashuti babikubwiye byagenze gute? Okay, murakoze. Kujya muri Miss Rwanda it was my dream. Yego, zari inzozi zanjye. So nukwigirira icyizere naravuze there is positive answer hakaba na negative answer. Ntago nitaye negative zikunze kuba ari nyinshi ariko sinigeze nzitaho kuko I had a dream. Yego. Nari mfite inzozi kandi nyine nazo ati nibashake bazankuriremo ariko kuko ari ikintu nyine nishizemo kuva kera. Ngomba kugikora nibyanga ariko nzabe narabikoze. So that nazaregreta mvuga ati iyo mbikora. So narabikoze I was proud of it. Yego. Nubwo nyine bankuyemo ntago ari njye nyine bakuyemo sinjye wa mbere sinjye wa nyuma bakuyemo. Kandi uracyari na muto n'ubutaha uzagarukamo. Bagukuramo bakumye. Si byose ntago uzagarukamo. Ntago mbitekereza. Ntago bitekereza. Wari wiyamamarije Iburasirazuba. Bariya 14 wari urimo. Hari indi. Okay, no. Turebe kiriya gihe hari hasigaye umwe akaza kavuga ngo muri bose musigaye asigaye umwe bumeze gute? Ubutegereje ko ari bahamagara kuko everyone afite confidence. Bavuga ati ngomba gutsinda. Ariko nyine hari
ibyo bita ngo chance biriya bintu ni chance baraguhamagara ugatungurwa nawe ugasigaye uvuga ati nanjye kanegereze kwiyumva bikarangira utiyumvishe yo noneho wanyuma waramuhamagaye wumvisha atari wowe wumvisha sanzozi wari ufite bigenze gute bitu byakira uvuga ati nibicamo ngomba gukora cyane none nibidacamo nago bizabuza ubuzima gukomeza yego kuko nago uzajya kurwana ngo mukiremo ngo mutanyicira inzozi no inzozi ugomba kuzikorera cyane mbese bakubwiye ko wasize ikibazo z'imisubirize sinikiza ko umuntu wamuha impamvu bakamubwira byagenze gutya na gutya hari ibyo utasubije neza wenda wasize iki sha nkubwije ukuri nta kintu bambwiye seriye bambwira ati wabyishe wari bukore gutya uzabikosore wenda no babwiye no gusa just harimo Everine harimo Jori n'undi muntu uri mugabo nibuka neza uko yitwa ninde wagukubise nose muri bose Jori ntabwo akaniye abandi bari bagwaye yesize uburenganzira bwe kuko ni akazi ke ko kujajinga ntabwo ari bume yesi abona ntabikoze ariko aba babiri barayiguhaye Jori aravuga ati no nyine yavuze no yakanze ka kantu gusa se cyari ikintu yagusobanuriye yambajijemo ikibazo ndamusubiza yari yakubaje ngo iki wenda hari ntabwo namusubije nk'uko yabyifuzaga akanda no yari yagusuye kubaje ngo iki se nyine biterwa nyine n'umushinga wa presence yari yakubaje ku mushinga wawe yambaje ku mushinga wanjye wari ufite umushinga umeze gute nari mfite umushinga wo guteza imbere umurage w'umwana w'umunyarwanda ushingiye ku burezi yego okay hanyuma kubaza iki kuri uwo mushinga yarambajije ngo kuri uwo mushinga wawe ufite uba wumva uzawuteza imbere gute inkungu uzayikurahe nicyo kibazo yambajije mubwira ko uzayikurahe kubera ko twese tujya hariya dukeneye ko baduha inkunga ni platform ahubwo umuntu aba akeneye kugira ngo abone ya nkunga kugira ngo ubone ya nkunga then ushire mu mushinga ibyo wa presence rero ukuntu namusubije naramubwiye nta bushobozi mfite burenze kuko iyo nza kuba mbifite sinari bugere hari ariko ibyo sinabyo navuze nzi ko wakamushyiriyeho nambwe nta bushobozi mfite burenze ariko twese nk'abanyarwanda dufatanyije ubwo hari icyo nashakaga kumininga sinzi impamvu atacyumvishe ariko twese nk'abanyarwanda dufatanyije twagera ku cyo dushaka biterwa na analyzation y'umuntu ukuntu yanalizinga ubwo afite uburyo ki yanalizinze ninde wabanje gutanga amanota niwe yego akubita no abakurikiye bose bagwa Yesu Jori se bundi imbere yuko mugera imbere wamufataga gute nongeye mufata nk'umuntu usanzwe ndavuga nyine hari kuwawe ndavuga uti urandi uramuntu ya nundi asanzwe nyespirate cyangwa se n'umuntu usanzwe ngiye kubeshya mufata nk'umuntu usanzwe nta birenze ko njya numva abantu bavuga ngo Jori ngatangano none natayitanga se kari akazi kinyine gatange no ariko na Yesu yakayitanga na Yesu arayitanga yego ariko ayitanga ko abona ikwiriye sinzi impamvu uvuga afite ibyo agenderaho ariko ngiye kuvuga rero ngo nishizeho umuntu ngo ngaho yatanze Yesu ukurikije uko wasubije wari ukwiye iki ngiye nyine nari nkuye Yesu yego niko bimeze nindavuga no se ubundi umuntu ajya hari ashaka no wagushaka guhaguruka iwanyu ugatera intambwe ugafata kiki ukiyitaho ukajya uvuga ngo ngiye gufata no ntabwo bibaho okay noneho muri quartier barabizi babashuti baba babizi ko ugiye muri Miss Rwanda mu rugo baba bafite amatsiko noneho resulta zije ari no babashuti bawe babyakira gute bagomba kubyakira ngise ko nabyakiriye ubwo byamugora gute kandi nawe wabyakiriye byamugora gute nyirabyakiriye wahise ubyakira nta cyakugoye se kuko ngiye nagiye mvuga ati negative is there and positive is there but nizeraga positive more than negative ariko negative yaraje ndavuga that's how niko bigomba kugera mu bakobwa 76 twari hariya 14 bakagenda ntago ari njye wari burire abandi nabo urupfu rwa benshi ni umunyenga ni sawa nyine nuko birangira nyine gutyo tu gutyo mbese uwo mushinga ugiteganya ko wenda ubonye support wawushyira mu bikorwa nawushira mu bikorwa uracyawufite nawushira mu bikorwa kuko umushinga wanjye
naho kunze kuva kera nyine najyaga mbona abana nyine bababaye abana batabasha kujya ku mashuri kuko njye nicyo wari ugamije yego mvuga ati mbonye ubushobozi aba bana nabafasha kuko bariya abana bari mu mihanda nibo bayobozi b'ejo hazaza nibo bazafata mu migongo bano bari gukura kuko nibakura ntabwo bazaguma ku ngoma bayoboye bagomba kuripuresinga ni bande bazabasimbura n'abo bana rero bari abana yego barabafasha imbuto foundation irahari hari amanoza menshi abafasha ariko ntabwo abafasha 100% ngo igereyo nyine wumve ko bihagije ni bamwe bitewe n'ubushobozi so rero hagize undi uza nawe akungamo yagabanya umubare w'abana bari ku muhanda njye numvaga bishobotse bigakunda nabikora bari abana bakiga narirarenga never know azabikora mu kinyarwanda kubera ko usetse kosije mu cyongereza oya nakoresheje ikinyarwanda koko indimi zose zinganya amanota ariko nyine ugomba kuvuga mu rurimi wisanzuyemo ndarinda njya gupanika njya mu cyongereza kuki nakoresha ururimi rwanjye nzi nakavukire ese uriya muntu ukoresha icyongereza nicyo abazi cyane kurusha ikinyarwanda cyangwa hari igihe umuntu avuga ati wenda nimvuga ikinyarwanda baranaciriritse ubwo nicyo abazi ntawamenya mu mutima w'umuntu ariko nicyo abazi kuko nicyo aba yahisemo yisanzuye ese wowe nta kuntu ushobora kugira ngo wenda nka hari ahantu muri bukorere nawe ukareba mu bana bahari ukavuga ati kweri Rwanda ufite abana beza rero nk'uko ubona ushobora kubona ko uyu ndabona yaba na misi byakubayeho ahubwo bose njye nabata ntabwo wabaye umujaji byakugora mbashana kuri ahubwo hari abajaji bubahwe ariko ubu nawe ntekereza ko nubwo umuntu aba ari umujaji ariko n'amarangamutima akora hari ukuntu ushobora kubona n'umuntu kamwe adakora niyakora amarangamutima arakora ariko nanone akayagabanya akamenya akazi kuko kariya ni akazi Okay, Alice nyuma yuko inzozi wari ufite zitabaye achieved ariko n'ubundi urugendo rucyari mutoya basigaye bageza ku myaka 28 umuntu akitabira cyafite imyaka 7 isigaye muri ndwi uzaba utarayitwara buri mwaka nzaza nitaba hafi ku yindi nshuro uzabona pass ubu ngubu hakurikiyeho iki nyuma yuko izo nzozi zidakunze binyuze muri ubwo buryo ariko umushinga ufite uvuga ko ubonye support wazawukomeza nyine ubu ngubu ibyo nagiyemo byari bimwe mu byo ngomba kuzakora mu nzozi zanjye ntabwo byaciyemo ariko kuba bitaraciyemo ntabwo byahagaritse ubuzima bwanjye cya mbere ni ubuzima kuba ukiriho you have to work hard ubundi ufite ubuzima ufite ikintu cyose ushaka kuri iyi si uba ugifite kuko umuntu utariho washizemo umwuka ntacyo yakora ariko wowe ugifite amahirwe yo guhumeka hari byinshi wakora so rero mu gihe nyiriho I don't care ko ntabonye pass kuko n'ubundi ririya kamba ni umuntu wakobwa igihumbi ni umuntu umwe ubwo nyine amahirwe ngewe ubwo nabaye mvuyemo mu gihe rero mvuyemo ngomba gukomeza ubuzima burakomeza ngomba kwiyubaka I have to work hard hari igitekerezo cy'uko wazasubiramo next year naba nkubeshye ni ukuri sinjya mbitekereza nibiza muzamenye ko ari impanuka impanuka cyose ucika intege se ntabwo ari ugucika intege nuko hari byinshi byo gukora kuko bino bintu bigusaba kwicara ukabitegura ntabwo ari ibintu urota wari ubiteguye si igihe kingana iki kuva nyine nkibitekerezaho ngira ngo nyiga sinyatu kugeza usoje sinyatu nibwo nyine natangiye kuzanishushanya ndi guperforminga ariko ubundi nyiri umwana wanjye nzaba miss nizo zari inzozi nzaba miss bivuze rero ko umuntu ajyamo yarabiteguye kabisa ntabwo ari ibintu umuntu ahita afatiraho ngo ajyeyo ntabwo ari ibintu niba hari ababirota muri abanyamahirwe mukajyayo byarakuvunye hanyuma ababyeyi bakubwiye nk'ikintu wemeye imihe message bagwaye mu rugo barabyishimiye cyane
ntago kuba wenda naravuyemo byarababaje ko nta mubyeyi utifuriza umwana w'ikintu cyiza ariko nyine barambwiye ati byonyine kuba warahagurutse ugatera intambwe ukatambuka cyo cyambere turakigushimiye kandi courage ni byinshi uzagira guhaguruka byonyine umwana w'umukobwa ukigira icyizere akavuga ati kangende guhangana pura no guhangana no byagoye iyi experience byamaye cyambere ni ukwigirira icyizere gutinyuka kandi ugahagarara ku kintu wiyumvamo kuko iyo ugiye gupresenta umushinga ugomba kuwuhagararaho iyo aba judges bakubaza baguchallenginga bagashaka kuguca imbaraga ariko ugomba guhagarara ku kintu wiyemeje nicyo kintu rero byagusigiye hanyuma abakomeje n'icyo babwira bo abantu bakomeje amahirwe masa nukuri Imana izaba guiding ese buriya ko bigoye wa mugani abantu bose ko basenga Imana bashaka ikamba rimwe Imana yumva ndigendera ku ki Imana icyo ni ikiba ubona Imana itaragoye nuko ese ubundi Imana yararukiye kuko buri wese ntabwo ujya ukibaza ko abantu bose basenga kimwe umuhangana Imana mfasha nyine buri Imana ireba washizemo imbaraga nyinshi ireba uzabikora neza bikaba ari wihaye amahirwe ndakeka ireba umuntu uvuga ati nako simbizi iby'Imana shwe nabyo nzi iby'Imana ntabwo biba byoroshye kabisa yitwa Alice contestant bari abakobwa babaho umwanya se na pressure gushyira bakuna batangira kubya wibwira abantu vuga amazina yawe byo ntabwo biteye gutera ubwoba hoya ntabwo wari ugize ukuri sinjya kwabeshya ntabwo banari mfite kuko ari n'ibintu nateguye n'ibintu niyumvishemo ntangira kwiramo icyizere nkajya nkora practice ndi njyenyine no kumudaringa urabizi I try ndagerageza nyine sawa cyane kabisa twigarukira ko no mu buzima busanzwe urumva ko kabara agaciyemo nyuma yuko bitagenze neza nkuko wabyifuzaga umuntu abapanga n'Imana ipanga ariko ubuzima burakomeza ubuzima burakomeza kabisa hanyuma Alice afite umukunzi ariko bishoboka ko hari n'uwo mwatandukanye iyo umuntu watandukanye n'umuntu bakomeza kubana gute bakomeza kubana bisanzwe gishobora gutandukana n'umuntu ugahita unamuboroka mwahurira no mu nzira nunamusuhuze bibaho ariko ibyo ni ubwana ariko igihe utandukanye cyangwa ntabwo kuba ari ubwana wenda ni kubyumva cyangwa se bigaterwa n'uko mutandukanye nanone byatera ariko si ubu ikintu cyatuma utandukana n'umuntu niyo mwaba mwashwanye gute mupfuye n'ikintu kigaragara ntabwo byakubuza kumuvugisha wari uzi ko igihe kigera ugakenera uwo muntu ubwo se ukamukenera nka gute none se uzi ngo umuntu si ubu mbivuge gute nta muntu wigira uba ukeneye umuntu ugusapotinga ariko si ngombwa ngo wabe wandi mwatandukanye uwo muntu muba mwarabanye muraziranye cyane abazi icyo ukeneye abazi n'ukuntu ubayeho so rero hajya ushobora guhura n'ikibazo ukarwara ugakira ari buje ntabwo ari ko aba ari buje ahubwo ushobora kurwara handi ubushobozi nawe ubwawe wari ufite bugushirana ugakenera umuntu ugufasha rero iyo nyine utamwiriyeho kumubloke nyine mukavuga ati turatandukanye tugiye kuba inshuti bisanzwe nk'uko twari inshuti yego birangira dukundanye niba dutandukanye tubaye inshuti bisanzwe ariko niba mushwanye then ukabloka ukagira ikibazo ntabwo wakongera kumwitabaza wamwitabaza gute waramwiriyeho hashize nk'imyaka 3 kama wamfashije how comes ntabwo narimerutswe meze ngufashe nakwizera ariko nk'umuntu ariko hari ibintu biba bikomeye ushobora gutandukana n'umuntu bikaba byatuma mutongera kuvugana ubwo ni nk'ibiki se nk'umuntu umufashe aguca inyuma bikarangira mutandukanye yakwiciye se no kwicira mubabarira nkanswe kuguca inyuma kuguca inyuma birasanzwe kuri wowe ntabwo bisanzwe
ariko bibaye ni umuntu ahubwo uvuga ngo bibaye inshuro zingahe ubusanzwe ari akamenyero twatandukana gatoke kameze inzira zawe tuvugana bisanzwe ariko ntabwo numva ikintu cyatuma ushwana n'umuntu mukarebana nk'intare uburyo haciye ego guhisha gusa ku cyapa n'umusozi ariko wenda reka tuvuge ngo wenda umuntu muratandukanye n'ibyo mukomeje kuvugana ariko se ko ukomeza kuvugana byatuma mwongera kujya mu rukundo nyine bibaye ubwo nyine byaba bibaye kandi ufite undi ariko noneho hari igihe ushobora kuba warabonye undi mukundana hari uwo mwatandukanye ariko hari n'undi mukundana bikaba ya communication yawe n'uwo mwatandukanye mu gihe ikomeza kuzaho bishobora gutuma wica umubano wo muri kumwe ntago bibaho sibyo byabaho ariko kuko ubuzi ko ufite undi nawe ugomba gutwaza gake niho hajemo kakiryo rero oya nagara kiryo mwana bivuga nawe kambwa ati no ko nundi mujya gutandukana mwafashe decision ko ati twending nyine ndavuga yuko mwafashe decision mu tubivemo communication iraza gukomeza muvugana iki ubwo okay ntago twahura mu nzira ntuce nk'umuntu utakuzi kandi twaranakunda nagusuza bitene byiza meze neza okay umunsi mwiza sawa kako wowe uraje uciye ku muntu mwaba ndavuga kuri telefone aho wamusuza ego ntabwo ndazazuma amagana mu gitondo waramutse wiri no ndimwe mugihe akubite nka hayi unyuzemo na sini nk'umunsi ego sawa gira umunsi mwiza ibyo gusa uvuga bike cyane bine wenda n'undi munsi ntago ari bya buri kanya ariko nanone ntago ari kwirengagiza umuntu ku buryo wa spending like 1 month utamuvugisha oya abantu mwatandukanye mushaka kuba mubanye neza umaze gutandukana n'abantu bangahe yego icyo kiyorere nka batanu agiye bashaka kuba ari benshi ku buryo utabatubwira nyine icyo reka tukirenga ariko ati noneho umuntu ushobora gukundana mugapfa ko atagupostinga se buriya oya habe reka wese ari wo gupostinga gusa utajya ubikora ubwo byaba biri fair oya ambwiye yuko bimubabaza nabikora waba ubikoze kuko bikuvuye ku mutima cyangwa waba ubikoze kuko byifuza ariko njyewe nkupostinga mfite imagaragariza inshuti zanjye ase post ya buri kanya ni ukuvuga ko nkukunda post ya buri segonda ese umuntu mukundana uramuhisha kuryo ushobora gucaho nk'ukwezi utaranamupostinga oya muhisha ndetse ukwezi se ni kwa cyo utaramupostinga byanashoboka ukwezi gushobora no guhita namupostinze ariko hari event ugomba kuba wapostinga w'umuntu urugero birthday so wenda n'igihe mumaze mutabona nawe wenda se mwabonanye cyangwa se yararwaye noneho hari system ibaho ngo yo guhiding ugikoresha so na minding urabizi ko ibaho se yego ibaho kandi ababikora bafite impamvu nyine bajya babikora hari impamvu yo kubikora se nyine bafite impamvu nyine wowe kubyumva hari impamvu yo kubikora ntabyo nkora sinzi impamvu yabyo rero nabyo nkora mbikora nta mfite impamvu niba utabikora hari impamvu nyine utabikora ariko wenda muri relationship umuntu abasabwa iki se impande zisabwa kwitwararika iki ngo hano ukuntu umuntu ashobora kuba adapostinga wenda nka boyfriend we cyangwa girlfriend we yipostingira abandi batipe basanzwe aba besto nawe urabazi mu rukundo ntabwo bishobora kubangamira urundi ruhande oya njyewe rero ikintu nkoze kikakubangamira urambwira ntabwo nyongera ubwo rero nuko ngo we nta myanzuro wifatira ukabwira ngo simbishaka ntabwo mbikunze kubwiza impamvu uhita ubireka kubwiza impamvu nese umuntu yakubwira wari uduhaye urugero ngo rumeze rute no nabyo uvuga ngo umuntu umupostinga abanga ko wari umuzaho uhora upostinga wayi nkabwira impamvu yabikubwira ubwo oya hari abantu baba batabikunda ariko ibisubizo abantu mushobora gupostinga mukabipfa hari abantu baba batabikunda serious ndabazi batari usireke no kuvuga ngo ni ko ari n'umutipe n'abakobwa kambwa ati ntabwo nkunda umuntu postinga
uko nguko tu ntabwo mbikunda kuvuga okay sorry ntabwo nari mbizi na kasori kajyaho ubwo nubwo yaba arwaye none ntabwo wabikora icyo gihe biba byumvikana nabikora nabyo byanze sinabyabyongera niyo ngo wowe ukuntu uteye icyo umuntu akubujije urakira nanga kubangama nkuko nanjye utambangamira rero nawe ngo nawe umuntu icyo nashaka nyine ntacyo nshaka oya ni oya ni oya wimbangamira kuko nahise nkubangama ushaka kuba uhubana ntabwo ari cyane aba gake karimo ntabwo iyo ikintu cyanze uba cyanze nyine ubwo niba ikintu kimbangamiye cyambangamira ni uko nyine ni nk'ibiki umuntu ashobora gukora bikakubangamira subitse nk'ibintu umuntu ashobora gukora ukumva ntabwo bikunejeje birakubangamiye ikintu cya mbere wenda ikintu nanga nyine ushobora kumbwira ngo umuntu mbeshya cyangwa se unanga umuntu mbeshya byose biragera mwaho ushobora kumbeshya ati wati andi wati nkakwizera kuko ngiye ikintu kimbwiye mba numva ari cyo ndeni nyuma yo nsanze wambeshye sawa icyizere ndagitakaza ntabwo iyo umuntu akuye ariko ahanini iyo umuntu yanga ikintu ntekereza ko nawe aba atagikora yanga umuntu ukubeshya nawe ubwo ntabwo ubeshya oya nkubwire nyine ubwo niba bindimo ndabikubwiriraho ibitandimo ntabwo bindimo ntabwo bikurimo ntabwo ujya uhatiriza ubuzima oya ese ko umuntu abona ufite intege nke wajya urimo urasinzira oya ntabwo ari ubu uzi kuvuga ikintu utazabasha gusubiramo imbere y'abandi yego icyo gihe uba uhemutse njyewe mvuga ikintu mpagazeho ejo nkongera nkagihagarara nk'ikintu umuntu ashobora kuvuga se atasubiramo ni nk'igiki nyine ni ukubeshya uraje urambwira ikintu tugihariye umuntu ashobora kuza akamubwira ngo ndagukunda akaba atabisubiramo imbere y'abandi byashoboka bitewe nyine nk'uko yaba aguca inyuma akazi kabwira ndagukunda akakwizeza ibintu byinshi okay maybe on your birthday baramutunguye bidibaye bitunguranye cyangwa se kuri nive abuze amahitamo baje ari nka babiri tu iyo story ko yabiryoshye hashya mbese ubwo wakifata gute bikubayeho bimbayeho ukajya gutungura umutipe mukundana ugasanga n'undi mukobwa nawe uri na keke mukahurira mu babiri oh my god swear abifata bisanzwe then behind this nyuma nayisubira nayo nyine cyangwa nkayimusigira nase undi karawe n'abanyizaniye nayimusigira ugahita ugenda oya shonana wanahaguma nanamuririmbira nkanamubyinira bishobotse bashobora kuburenzaho ariko after warenganya ndetse muri abo babiri urabyumva nawe ni nyiri bidi nase ubwo narenganya umukobwa se umukobwa wamurenganya kitabajije umutipe bakundana se niba nta wundi afite arakuntu rega muza munabaza umuntu wenda akaba yabura amahitamo yo guhakana we yaje kubimbwira atazi ko afite undi yaje kukubwira ngo mukundane atazi ko afite undi bibaho tubara umuntu uba ufite abantu baje arakuntu ufite nka 3 cyangwa 5 bose nawe urabamo seri ko noneho ukamenya kipinze hose umva niba ufite niyo gahunda mbaye mbikubwiye mu buto niba ufite icyo gitekerezo bimushiremo bigushiremo niba wumva nta mahitamo uragira wambwira ugahitamo muri abo bandi ufite don't waste my time ntabwo ukunda umuntu kwangiriza igihe time is money ntabwo ukunda umuntu umwe kabisa ariko ufite n'ababesto nyine bari aho ngaho besto barahari benshi cyane kandi besto ushobora kumubwira ibintu utabwira umuntu mukundana biterwa n'iki icyo cyizere ugira besto nyine biterwa n'ukuntu besto ubu nyine si nabyita ngo iki birenze kwisanzura kuko nawe hari ibyo akubwira atabwira uwo bakundana impamvu wenda njye ikintu niyumvamo impamvu utabwira umuntu mukundana ikintu cyose nyine umuntu wubaha uvuga ati nta mpamvu yo guhora amubwira ibintu byose umugora atanazagucishamo n'ijisho reka azabigucishamo n'ikindi gihe nyuma
ariko apana none yego numva ariko bimeze kandi mu buzima ukenera umuntu wabwira ikintu kugira ngo uruhuke numva ariko besto ariyo mpamvu umuntu amubwira ibintu byose igihe ukeneye ugeze muri iyo time kuvuga ngo reka mbwire umuntu nabwire ninde wizera ubwira ibintu kugira ngo uruhuke umuntu nizera nabwira ibintu it's my best friend ajya ni mama mama ase mama amuzaniye stories z'inkundo Tugiye kumbwira ngo umutipe ko mufite reka ko mufite umutipe dukundana ndamufite none ndamumuhishira iki ariko biba byabaye seri aho ngaho nyine babiri seri no sujya kundana utari seri je kundana nyere byande nyine ko uzansure n'iki ariko bitari seri ku buryo bita bibwira abavyeyi umuvyeyi umubwiye ngo ufite umuntu mukundana nekeza ko abayumva byageze kuri etape ko mwabana nyine nuko babitekereza ariko nanone hagiye babyahinduka ariko njye nyine yo gukoza nuko biba bimeze mama arabimenya na papa my sister my family mama yanjye yose n'abantu bisanzura n'abantu badakomeza ubuzima ugomba kubaha story yose kumeze yego cyane Alice akunda kurya iki Alice yababaye ni icyo akora kugira ngo agaruke muri mode Alice se je rero nkunda kurya sosiso numbaza impamvu ariko ntago nyibaza to then iyo mbabaye iyo mfite umujinya iyo ndakaye ndwara igifu yego ndwara igifu kitaba kugira ngo ugaruke muri mode bigenda gute ndiryamira ndaryama numva music nicyo nkora gusa nicyo ngicyo ukora muri iyi minsi nakaye karimbo urimo ukunda kumva ndirimbo se wumvuga agasubizamo kabisa ukumva agasubizamo so je nkundira ndirimbo ya Neri Ngabo numvaza impamvu mani munaranga nyine numvaza impamvu ariko I like that song munaba struggling ejo kazajya kumva ngo nkwe sirajya byaba cyane bicanga nkwe kandi ari ibintu biba byarakuvunnye kubigeraho n'ubusanzwe Neri Ngabo uramukunda ndamukunda okay nkunda indirimbo ze he's humble ni umuntu utuje okay sawa cyane Alice turimo turagana ku musozo wakoze cyane kutuganiriza no kuduha umwanya no kuza kuri yawe TV n'ubutaha uzagaruke hanyuma n'iki kiri ku mutima wabwira abantu tugasaninga out ikintu nababwira ndabakunda yego cyane njye nkunda abantu especially kubona umuntu uri guseka wishimye kuko nabwiye nkunda guseka nakunda abantu biminkanyana n'ubu narakaye ntuzahure nanjye kuko nanagutuka yego ndabakunda cyane then bifurije imigisha ituruka ku Mana kandi mu byo mukora byose courage cyambere ni icyizere kandi muhagarare ku ntego zanyu kuko nawe uzazibahagarira Okay, fresh sana. Wakoze cyane kubana natwe reka dushimire n'abandi bari badukurikiranye kuri yawe TV. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tuba tubagezaho umunsi ku munsi reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana abane namwe.